bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, tuba tugira ngo tuvuge ijambo ry'Uwiteka, iby'Uwiteka yadushyizemo ku mwuka watuyoboye, ariko tuvuga muri ibi bihe birakomeye. Ibi bihe umukristo agomba gusenga, ni ibihe bikomeye. Ibihe byahanuwe Yesu Kristo yarabivuze, abahanuzi bakomeye barabivuga, aba Yesaya barabivuga, na Evangeliste Simbisaidi nawe arimo arabivuga. Ibi bihe birakomeye. Umuntu utarasenga, umuntu udafite agakiza k'Imana, ndakubwiza ukuri, uyu munsi ushobora gutungurwa. Ese uramutse utunguwe wazabwira iki Imana? Ese uramutse utunguwe ubugingo bwawe buzajya he? Uramutse utunguwe nonaha, niyo mpamvu niyo amaso ntaguha. Yesu ashimwe cyane ngo muzumva impuha z'intambara. Ibyo byose Yesu yarabivuze ngo ariko ibyo byose bizaba bitaraza, ariko impuha z'intambara zirahari. Ukraine n'Uburusiya bararwana, Palestina na Isiraheli barimo bararwana, n'ahandi na Kongo ni henshi abantu barimo bararwana, intambara ni nyinshi. Niyo mpamvu tugomba gukomera. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari zo Bibiliya yavuze, hari intambara zavuzwe. Reka turebe ku ntambara ya Palestina na Isiraheli bavandimwe. Yesu ashimwe cyane. Dusome mwumve neza. Mwumve neza. Yesu ashimwe cyane. Turasoma Ibyahishuwe 20. Umurongo, duhere ku murongo wa 7 tujye no ku wa 8. Siniba ngombwa tujye ku wa 9. Ngiyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa aho yari abohewe. Nta kindi kiri guteza intambara, nta kindi cyashyamiranyije Isiraheli na Palestina. Uwo ni Satani, ashaka ko izina ry'Imana ritukwa. Ntabwo ari intambara uvuga ngo yahanuwe, ni Satani uwo nguwo. Hari ukuntu ahaguruka. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe. Aza asohoka ajya kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi. Niwe uri kuyobya amahanga. Yesu ashimwe cyane. Ntimuzatinye cyangwa se mwubonye iriya ntambara hazamutsemo n'ibindi bihugu. Mwarumvishije ko umutwe wa hamasi, ziriya ntagondwa za hamasi zarateye zitera muri Isiraheli. Ziteye muri Isiraheli hari ubona n'undi mutwe witwa Hezbollah. Uwo nawe ubwo waje utabara hamasi. Uwo nawe ni umutwe ubarizwa muri Irani. Yesu ashimwe cyane. Uwo nawe urahaguruka ugiye kurwana. None urimo urwanira iki? Urwanira hamasi. Yesu ashimwe cyane. Mwumve, iyo ni Satani ushaka guhaguruka ngo ateranye ibihugu. Hari Palestina na Isiraheli. None uwo hagiye kwikubitamo Irani, ariho umutwe ukabarizwa muri Irani no muri Syria. Uwo nawe urahagurutse. Ubwo hari indi mitwe ishobora kuvuka iba muri Syria, ibihugu bitangire mu bihaguruka. Mwumvishe ko na Irani iri kuvuga iti ntituzarebera, dutanze gasopu. Umunsi Isiraheli yahagurutse ikajya ikataka muri Palestina mu gitero cy'ubutaka ko bakoresheje indege. Mwumvishe ko abantu bari bapfuye. Hari ikibombe cyaturikiye mu bitaro. Yesu ashimwe cyane. Abantu barenga 500 barapfa. Ubu hamaje kubarirwa ibihumbi byapfuye muri Gaza. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose ni Satani uri kubitera kugira ngo ibihugu bihaguruke bimarane. Yesu ashimwe cyane. Satani yaje kuyobya, arayobya. Yesu ashimwe cyane. Ariko abantu ntabwo babona ko Satani yabayobeje, ahubwo baraharanira ishema. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire mwene data, aho urutangira usengere biriya bihugu amahoro aboneke, kuko nta kindi kiri kubitera. Uwo ni Satani. Yesu ashimwe cyane. Yahagurutse aje kuyobya, ngo kuyobya ayo mahanga yo mu mfuruka enye z'isi. Mu mfuruka enye z'isi ngo hariho Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa, ari wo Isiraheli. Muzabyumva, umuriro uzazamuka uve mu ijuru batwike. Yesu ashimwe cyane. Murumva ko hari intambara. Sinzi niba uwo muntu uzahita umanuka, ariko iyo ntambara ni izakoranya amahanga. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ni ibyagiye bihanurwa. Yesu ashimwe cyane. Byahanuriwe he? Kuri Yerusalemu hari. Yesu ashimwe cyane. Amena. Amena. Murebe muze gusoma aho dusomye mu Byahishuwe 20 umurongo wa 7 n'uwa 8. Kandi Gogi na Magogi ubuhanuzi byerekana ko ari Irani n'Uburusiya, muri biriya bihugu byegereye hariya. Yesu ashimwe cyane. Amena.
uzarebe no muri documentary, muzajye mwumva na documentary, no Irani n'Uburusiya nibwo goge n'amagoge. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe ntibinjire muri iriya ntambara, ahubwo Imana iduhagarikira iriya ntambara ari kubera hari, kuko iya Ukraine n'Uburusiya byari bitugeza aha, ibiciro byarazamutse, sanse zirazamuka, none dore iya Palestina na Isiraheli nabyo igiye kwikubitamo, ubwo ibiciro bizikuba, bigende byikuba. Abantu b'Imana niduhaguruke dusenge, umuriro uhagarare mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mureke dukomeze dusobanukirwe, turebe hazabaho umugambi ukomeye kuri Isiraheli. Yego hari umugambi ukomeye. Yesu ashimwe cyane. Nimureke dusome Zakariya, Zakariya Zakariya bice 12 murongo wa 3, ngo dore nzahindura Yerusalemu igikombe kidandabiranye amahanga yose hakikije n'Ubuyuda ubwo bazagota Yerusalemu. Mwumvishe ko ahantu hatangiye ashobora gugotwa, ngo nzagira gute, ngo dore nzahindura Yerusalemu igikombe kidandabiranye. Yesu ashimwe cyane. Murumva mwabantu, abantu niyo mpamvu dukwiriye gusenga kugira ngo ibyo byose byendaga kubaho bihagarare mu izina rya Yesu, kubera ko Uwiteka Imana yacu ni umunyembabazi, kandi imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ngubwo bazagota Yerusalemu. Mwarumvishije, Palestina iratatse, Hezbollah iratatse, Syria iratatse, murumva kugota. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abantu bavuga ngo hari umuhanuzi wigeze guhanura, aravuga ngo umunsi uruzi rwa Efrate ruzakama, runyura kuri Iraq. Yesu ashimwe cyane. Urwo ruzi ngo rwatangiye gukama, abantu bagenda ngo rwatangiye kugenda rukama. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mbabwire, Yesu Kristo ntabwo muzamenya umunsi azazira, kuko ngo uwo munsi uzatungurana, uzaba umeze nk'umutego, ariko yaratuburiye. Intumwa zizaramubaje ngo ibyo bizaba ryari, ati ubwo muzumva impuha z'intambara. Yesu ashimwe cyane. Mu Bayisilamu ho baravuga ngo ngubwo abana batakigira isoni, ariko abakuru aribo bagira isoni. Urasanga muri iyi minsi abantu bakuru nyine aribo bafite isoni. Umwana arahanyura yiyambitse ubuntu bw'ubujipo butoya, umusaza yamureba akumirwa, akavuga ati uyu mwana ari mu biki. Ibyo bigatera uwo musaza amasoni. Ibyo byose bigenda bivugwa. Yesu ashimwe cyane. Mba ndi kugira ngo ngende mbabwira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Amena. Twagiye dukomeze. Zakariya 12 umurongo wa 3 twahasomye. Mureke dusome Zakariya 14 umurongo wa 1. Ngo dore Uwiteka, ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazabagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose ateri Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazabajyanwa ari imbohe. Mwarumvishe. Yesu ashimwe cyane. Byahanuwe n'aba bahanuzi, iyo bigenda bisohora tugenda tubona ubwo buhanuzi. Bazajyanwa ari imbohe. Hari imbohe hamasi, uriya mutwe wa hamasi wafashe ubazana muri Palestina. Ubu ngubu nibo bari gupfa. Abantu barimo barapfa ngo bashaka kugira ngo babohoze za mbohe. Ntabwo biri gukunda. Yesu ashimwe cyane. Igiye kuba iminsi igira muri 6. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Ibyahanuwe bigenda bitwereka. Abantu bagiye bagenda banasoma Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tugomba gusenga Uwiteka agahindura ibyanze guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Munsi w'imperuka shobora kuba uri bugufi. Ntabwo ari uyu munsi cyangwa ejo, ariko ntiwamenya. Shobora no kuba muri iri joro ntiwamenya. Imana n'ubugenge bwa irabizi izi mpamvu, ariko Yesu yarabitubwiye. Agenda avuga ati mwumve impuha z'intambara. N'aba bahanuzi bagenda babivuga ati umunsi w'Uwiteka bizaba bimeze gutya. Yesu ashimwe cyane. Aho uri ko se uhagaze ute? Niba koko ibyanditswe bigiye bitubwira gutya, wowe uhagaze ute mu gakiza? Umeze ute imbere y'Uwiteka? Ese koko umunsi ukugereyeho wazazamuka ukajya mu ijuru? Yesu ashimwe cyane. Wazazamuka ukajya mu ijuru? Yesu ashimwe cyane.
twakomeje twasomye twumve icyo Bibiliya ivuga kuri Isiraheli. Dusome Yesaya 5:7 ngo kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli. Mwumve ngo kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Uwiteka yarabishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Ubu yabasanzemo kurenganya, ngo basangamo kurenganya. Umwumva ko ari ukuntu ngo Uwiteka yishimira abantu, ngo ariko basangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ntibakiranuka. Muzumva rimwe ngo Abayuda bakumva ko aribo bantu basenga kurusha abandi, icyo nacyo cyababera igisitaza. Yesu ashimwe cyane. Ariko abasangamo umuborogo, mwumva umuborogo uri muri Isiraheli. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihimbazwe. Nimureke tugaruke twisomere muri Luka 6:9 twumva uko havuga. Ndende dushaka turekeraho tuzabiva umuzingo. Yesu ashimwe cyane. Luka 6:9 ngo nuko Yesu arababwira ati, ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica. Aba ni abantu bafite amategeko yabo, bafite uburyo bayatwara, bafite uburyo bakora. Bo barakiziza minsi ya Pasika, ntabwo Yesu Kristo bemera. Mwumve n'ukuntu igihugu cya Isiraheli cyabayeho mu 1948 ngira ngo aho hafi nibwo igihugu cya Isiraheli cyabayeho, ariko kirangije kubaho bashyiraho amategeko yabo, barakase. Mwumve ukuntu uburiganya bwa Satani bwabayeho kugira ngo ariya makimbirane azajya ahoraho. Yesu ashimwe cyane. Ubundi tugiye kureba, Yesu ashimwe cyane, turebye mu itangiriro tubona ko umugabo Abrahamu, Yesu ashimwe cyane, yari afite umugore we bita Sara, abaho atabyara, amara imyaka 90 atarabyara. Nyuma Imana iza kumuha umwana, ariko mbere yo kumuha umwana, uwo bitaga Sara umugore we aravuga ati, dore ngiye gupfa ndi inshike, mureke ngira gute ngo nshake uzancikura, none rongorora umuja wanjye. Nuko Abrahamu afata umuja we bitaga Hagari, aramurongora, babyarana umwana bamwita Ishimayire. Noneho Ishimayire arakura, ariko na Sara aza kubyara, Uwiteka amuha urubyaro, abyara undi mwana bamwita Isaka. Ngo ubwo uwo mwana yarangije gukura, ngo yahagaze kumwe na nyina, baraseka. Barangije guseka, ngo Sara arababona, aravuga ati, ibintu ntabwo nabyumva, ntabwo nabyihanganira, batangiye kunsuzugura. Ategeka ko Abrahamu ngo amwirukana. Abrahamu yagisha inama Uwiteka, Uwiteka aramubwira ati, koko mwirukane. Aramwirukana, bajya mu butayu, ngo umunyamaboko w'umuhigi. Nuko intambara zabayeho, Abayishimayire n'Abayisaka, ni ukuvuga ngo baratandukanye. Amakimbirane nk'ayo arakuragumaho. Yesu ashimwe cyane. Kugeza na n'ubu ngubu niyo makimbirane tuza tukibona. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwumva ukuntu Satani yateranyije bariya abantu hakiri kare. Yesu ashimwe cyane. Mujye tujye twitegereza n'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Abrahamu ntabwo na Sara nzi niba rero yasezerano, barategereje isezerano nubwo bari mu bukure, ariko Uwiteka ari kuzabaha umwana, kuko Uwiteka rero abigambiriye ati, dore urubyaro rwawe nzarugira nk'umusenyi wo ku nyanja, nzaguha umugisha, urubyaro rwawe nzarwagura. Ariko byagezeho hazamo gucika intege, ari ryo jambo twumva ngo ntuzacika intege, jya wumva by'Imana yagukoreye. Yesu ashimwe cyane. Barangije, Yesu ashimwe cyane, amakimbirane araba. Noneho mu 1948 barangije gukata iyi imipaka, bafashe imva ya Yesu bayishyira muri gice cy'Abayisilamu cyo muri Palestina, bafata igice kirimo umusigiti. Uwo musigiti bacyomeka kuri
Isiraheli. Nimwumve ibyo bintu. Ibyo rero nibyo byagiye bikurana amakimbirane. Buriya Satani aba afite ahategeye abantu. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tugomba gusenga, abakristo tugasenga, abakozi b'Imana tugasenga, izina rya Yesu, intambara nka ziriya zigahagarara, turazihagaritse mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Mwami utwumva, ni ukuri turakwinginze, intambara ziri hirya no hino ku isi uzihagarike mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mwurumvishe aho amakimbirane yaturutse, yagiye akura. None rero ntabwo nizo mpuha z'intambara tugenda twumva. Yesu ashimwe cyane. Ibyanditswe ntibizabura gusohora, bizasohora. Ariko ngo hahirwa abakiranutsi, ngo bakiranutse bazarabagirana ari nk'inyenyeri, abahinduriye benshi mu gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tujye tuvuga n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ari amagambo, mwumve, abantu b'Imana biringirwa bazarabagirana kandi Uwiteka afite ukuntu azabazamura. Mureke dusome, mwumve abantu b'Imana uko Uwiteka bavugaho. Duhere kuri Malaki 3:16 turigera kuri 18. Ngo maze uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo abantu biringirwa, ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga nkuko turimo turaganira ndetse tuganira kuri YouTube. Ubu nabwo Uwiteka ari kwandika, ngo Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Jya wita ku izina ry'Uwiteka. 17. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazaba banjye, umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. Yego, nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Nagira ngo nkubwire, niba warubashye Uwiteka, intambara nk'izo ntizizagutera ubwoba. Oya, Uwiteka atwumve. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu iduha umugisha, kandi Imana yacu itwambika imbaraga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.